Wakibaba right now gonna the Paris studio dance for high mention rap old school niyo ku abakuru mu binyamakuru bo bagakatira batiri cyangwe gishayininga nk'itara iyo twinjiye kwa boss arashya amatara bakazimya byangwe bikamurika ku mabara y'ingwe bose babyangwe binjering kumbi ni bareke umva uyu munsi uraza kubatwika kabisa Lay King sindi nka Kadi cyangwa se Nyabiri intoki zo zering bring kuri ice watch turamurika nk'itoroshi uzanye ubwana twagukabukirani oshi bazadolo muca nawe ugukote bana Wakibaba yewe bimeze bite original pande ndakumva neza oje kabisa uyu munsi waje naje nje Rurinda TV yo bro Rurinda TV no munsi nisho wallahi kugwamo original urabara shawarukumbuye mind ni neza kabisa it's a long time umva ukuntu rero bimeze noneho Wakibaba uno tugiye kuganira ahangaha kuri Rurinda TV byose ni umuti kabisa kugira ngo ibintu bigende neza ahangaha turi ni ahantu heza cyane kabisa kugira ngo ibintu bigende neza Wakibaba uno yewe bimeze cyane original ahantu nshaka ko duhera urahazi ndashaka ko duhera kuri talent yawe bakumenye ewan noneho ndashaka ko utangira uduhereza kapera ku ndirimbo yawe cyangwa se nubwo waduha freestyle nari freestyle uraza kuduha kapera nyuma trap nkasa n'ibizacamo ubwo ngubwo sinzi niba ariyo wakwifuza kumenya aho bwa mbere cyane cyangwa nkaba nagukubita kandi banza uduhe freestyle twumve freestyle Wakibaba right now gonna the Paris studio dance for high mention rap old school niyo ku abakuru mu binyamakuru bo bagakatira batiri cyangwe gishayininga nk'itara iyo twinjiye kwa boss arashya amatara bakazimya byangwe bikamurika ku mabara y'ingwe bose babyangwe binjering kumbi ni bareke umva uyu munsi uraza kubatwika kabisa Lay King sindi nka Kadi cyangwa se Nyabiri intoki zo zering bring kuri ice watch turamurika nk'itoroshi uzanye ubwana twagukabukirani oshi bazadolo muca nawe ugukote bana kabisa hariya wowe warankomye bro iriya talent yawe umva urimo neza byatari Baba King kabisa Wakibaba ndakubona ako buri munsi uza kucyangwa buri munsi uza kucyangwa ikirere aga freestyle kandi ego watubikiye se noneho njye nkabanza nkakubaza ibintu by'amatsiko mbafitiye webwira cameraman abikore fresh then tugendemo neza nawe nakwizuminge kabisa umusaza wanjye ndagira ngo ubundi se wabanza ukabereka ukuntu wambaye bro uba wankoreye style ewan reba ahantu hose ariko se umuntu ubundi ufana iyihe kipe wallahi mu Rwanda hanze hehe duhere mu Rwanda kaduhere mu rugo kuko ujya gutera uburezi arabwiye mu Rwanda ni hano hejuru urahita ubyebwira aperi dere umufana original kabisa ewana kabisa bro noneho hanze dore n'umutuku urabigendana ewana reka nkubaza ariko urabona Tupac ni umuntu wakundaga bandana nawe kubera icyo ukunda bandana ni ukubera genge cyangwa ni akantu keza mani kandi na genge yanjye irabinyemerera n'iki sha intare zanjye kabisa zibarusha amakare nk'uko mba mbibabwira numva ziba zifite innovation zitandukanye tuba tugomba kubikora fresh dore muri no minsi hadutse ibintu iki n'iki ni ka gatwiko natwe nk'abahungu b'abajene tuba tugomba kubikora fresh kabisa uri mu mujene cyo koza talent yawe bro nge nahise nyikumbura ndavuga ati Rurinda TV nanjye wagukoresha dore ubutaha wari kuri Isaho Media kabisa mwarakoze mwaranwikiye mwarahiye bro ewan
hano rero hari abandi basore nigize kubona banza utubwire abasore bari ahangaha utubwire ibintu ni genge yanjye man bavuga ati nta musaruro hano ni soba nta musaruro hama ni rashi nta musaruro hama baba nta musaruro hama twebwe nguko n'iki twebwe turabasari twebwe turoga tukagashya umva niza nyogo tuba tugomba kuzoga inyogo yawe ni iyihe mu kanya ndagutungura njyewe ndashaka kuza kureba inyogo yawe mu minota mike cyane uraje ubona ibintu bigiye kuba hari abatipe njyewe nigize kukubona nabo nshaka kumenya amazina yabo sibyo kuko no muri iyi video ndashaka kuza yuko wenda tugomba kuba turi kumwe nabo sibyo nyuma yawe kugira ngo ibintu bize kugenda neza ndashaka ko tuza kuba turi kumwe wabanza ukambwira amazina yabo kugira ngo nze kuza mbafitiye amatsiko nickname zabo ndagukoma nickname zabo then ubwo ngubwo riyo name niba bazi kubwira sinzi baraza kukubwira nabirenze gahunda ihari umva nitwika neza umuhungu ni rashi ni umurashi cyangwa umwite rashi boy sinakubwiye ni mani ni umutuku ni umurashi kambanze ndebe ukuntu ngiye wambaye kubera ko hari n'abantu bakunda style zawe kandi n'ubutaha wigeze kutubwira yuko wambika abantu sibyo ufite n'ibyango birenze njyewe ubu ngubu ndi muri boro bita isaho goods isaho goods niyo iri kwambika Baba King baba wallahi niwo mwandika noneho n'abahungu bose barategura bakinjirirayo n'iki dore mba ayije n'iki hose baba bari kuza kabisa barabizi ni isaho goods channel YouTube channel naho ngaho umva ni isaho goods ukinjira IG ni isaho goods FB sinzi niba Facebook bayikoresha to irahari noneho ngereka mbanze ndebe ukuntu isaho iba yakumanukira isaho goods kugira ngo turebe Baba King wacu ukuntu aba yatumanukiyemo neza kuri style ze egera urebe uyu ni umusore wa Baba kuri YouTube channel Rurinda TV aje atwike ahangaha turebe noneho umusore wa Baba n'ukuntu yambaye murabibona aba yambaye neza cyane ku cyangwa cye aba yakimanukiyemo ahantu yambarira ni kuri isaho goods amaje kureba style wambaye bro Wakibaba ari ahangaha bro ngemba umva nayamanitse mwana ariko nkubaze iyo ice watch wayiguze angahe ubushize ukunda kumbona na ice inshuro nyinshi cyane ahubwo kuki utibaza ati biba bimeze gutya shawallahi iyi ngiyi do uyibona uranumika bro noneho hari n'akandi kantu mbonye iyo meta ni ibintu biba biri aho ngaho ariko byose ndizera yuko ibintu byose uba wabikoze wadiba oya ni original mani ni kinyarwanda ubundi kabisa reka nkwereke rero sibyo ndashaka yuko utubwira umushinga mugari sibyo ujyanye na talent yawe yo kuririmba kubera yuko umva ufite talent bro ahubwo buriya ndagira ngo tubwire n'ibintu bigari ariko bigiye birambuye ku buryo n'umuntu wagushaka kugira ngo abe yagufasha gutera support igaragara watubwira nyine we tubwire ku mushinga mugari sibyo tubwire nyine ku buryo kubera ko talent yawe turayizi ubu ngubu umaje kuririmba turabyumvishe gusa nawe uri buze no kudusozereza nabwo uririmba kugira ngo ibintu bigende neza sibyo noneho Wakibaba ndagira ngo ube watubwira ikintu cyitwa indirimbo sibyo waba udufitiye muri studio cyangwa se nisitarajya muri studio sibyo aho ngaho kubera ko ibintu byose aba ari fresh noneho tangira ube watubwira twumve kuko n'uwakenera kugufasha yabanza akamenya ibyo ari buhereho yego gahunda ihari nitwika
twika genge yanjye kabisa biri kubimfashamo ari gake cyane ubushobozi bwo nyine ni gake ariko nyine Imana izabidufashamo imishinga yo ni myinshi byatari turi gutegura urabona umuhungu ejo bundi ngiye kubise ariko ngiye mbafite imizigo 3 ndi gutegura fresh numva nanjye kubakubitira aho ngaho urumva bikabanza bikagenda fresh. Umuzigo wa mbere se witwa ngo iki? Umuzigo wa mbere bawita iriba waduhaho freestyle twumve ubwo wumvisha igishego none kuko iriba sibyo hari igishego cyitwa ngo amabia nagukoma amabia haje iriba isamu ari kumubita ngo ni igitoki iwaze isamu ari ku gitoki sibyo ngana nawe tubwire iriba rero iriba dukomeze iriba indirimbo nziza cyane ndi gutegura ndi kuyandika fresh ndi kujyana imisoze then ibintu byose bigende neza. Iriba ni indirimbo ya mbere ndi gutegura ndakeka igeze nko kuri 89 iri loading kubura nka 11 ngo irangire fresh dukomeze ibikorwa. Hari freestyle waba udufitiyeho kugira ngo twumve freestyle zo ni nyinshi ahubwo ikintu nshaka dushaka kujya tubanze tuvuge ku mushinga birangire indirimbo uzimbazeho wowe uraza kumbaza freestyle nyuma nta kibazo tubikire noneho urabona ufite EP y'indirimbo 3 indirimbo 3 ntabwo ari indirimbo nkeya ku muntu w'umuhanzi noneho ukizamuka kubera ko iyo ukizamuka buriya haba hakenewe imbaraga nyinshi zigiye kure kubera yuko buriya no gukora cyane abari hatari. Noneho tubwire tuti byibuza wenda hari n'iyo dufitiye muri studio mbere na mbere iyo ngiyo iriba iri muri studio turi kuyikoraho fresh umugabo wanjye kabisa ari kubikora neza urumva ninde mutubwire nta kibazo mubabwire ko ari icyamumarira Crack beat nawe ari mu kazi byatari umva bagende barebe umuntu igakorera mana akorera indirimbo nyinshi afite indirimbo bita miliyari iri all star ya Magic irimo ndayibona ira ni hit song kabisa irimo all star kabisa zirenze barabonega barakoze bro twaka nyine nabako y'amana arabakorera ibintu nk'ibyo ni neza man ni neza noneho urabona EP y'indirimbo 3 ufite bani uhari aho ngaho buhise umwuma kabisa nkahita mvuga ati noneho n'ubushobozi n'uwagira ubushobozi yabugutera man dufite imbogamizi nyinshi man urabona turi abajeni turacyari abana turacyataha home turacyagira gute numva na genge yanjye nta bintu byadanje bihagaze uburyo nyine n'iki ibintu byagenda fresh gahunda ihari uramutse wishimiye umuhungu umunyarwanda wishimiye umuhungu wamufasha ukazamuka fresh ibintu byose bikagenda neza kandi nanjye sinzabatenguha gahunda ihari nyine nta gutuza. Noneho hano tumaze kumenya umushinga wawe w'indirimbo 3 buriya bro indirimbo 3 no byonyine no kuziyandikira biragora sibyo ndagira ngo indirimbo iriba sibyo niyo matsiko njye buriya nuko izindi taraza tubwira ariko nazo urazitubwira nese ngira amatsiko uvuga ati se iki shego umusaza tuzaniye iriba noneho gaduheho akapera twumve kuri iriba ku ndirimbo yitwa iriba ufite reka mbivuga mu magambo make rumva iriba wenda kibura reka nkubwire wenda niriwe nkubita freestyle iriba nyine reka nkubwire muri make nyine ukuntu nayiteguye iriba ni iriba nyine ucyumva iriba uhita wumva ahantu ngiye mpita numva ahantu wenda nko mu misozi harimo iriba mu gishanga harimo iriba ahantu bavoma nyine tu njye niko mbyumva noneho ngadusobanuriraho gatoya ku iriba ubutumwa burimo iriba ariko nyine
inana yanjye ubundi byaturutse ni umubebe twahuje nyine n'iki ankorera game za danje aranshimisha urumva dusangira utuntu urumva twasangiye itunda dusangira igitoki dusangira iki urumva amabiya turanywa noneho birangiye nyine shawara yambwiye ati wanywesheje unyibukije turaka irimo inana yanjye iteye nk'igitunguru ni igitunguru paparazi zifotore aba ex bo bariyahura kabisa hari harimo se icyana cyanjye bariyahura ya Platini P n'umuniga bita Benaduro bariya baniga nabo bararenze mutipe aratwika mwana iyi ngiyi ni Rurinda TV ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byose byagarutse neza cyane noneho Wakibaba uno watubwira indirimbo ya kabiri izina ryayo nayo twumve ukuntu yaba imeze. Ubundi indirimbo ya kabiri ni indirimbo nziza y'urukundo kandi cyane bayita uruwanjye. Ndakeka twigize kuganira kera narabiguteguriraga ariko nayo iri hafi kurangira. Bayita uruwanjye, agakarazi kayo karavuga ngo uruwanjye nanjye nduwawe ayino kutandika talalala talalala ayino kutandika iribagiza ribanyibagiza ubwangiza bwacyo kamuza bwiza bwanjye karabo kanjye mu by'ukuri n'ubuzima bwanjye bebe wanjye twamenyanye kuva zamani ayiriri yuwapenikira sinzakakira sinzanarira ndabizi tuzanakira ndibuka twari ahantu tariki 5 z'ukwa gatanu dufata akantu tuva mu bantu tugana Chemba inana ku nsutso najya ku ngufu bro wanjye reba ahangaha baravuga ngo Chemba inana ku nsutsu najya ku ngufu. Ewana urarenze bro, urarenze kabisa. Ewana ni ukuvuga ngo ewana hari abatipe nshaka yuko twegera sibyo tukabareba bakaba batubwira nabo ku bintu byabo sibyo tukabamenya ako n'ubundi wowe urabazi sibyo. Ahubwo Rurinda TV agiye kubazanira n'abandi batwitse. hari umuniga merutse kumva sibyo hariya za Muhanga ngo bamwita Bucura. Niho turuka Bucura ari buze kumbwira n'izina ry'undi mutipe ngo yaranconesheje arambwira ngo ko neze muri ngo aratwika amazi agent runaka mana akoreramo ibintu bya fashion nawe ni umuteguzi kabisa njya kuza atirondereza hari abantu bambwiye ngo muri fashion harimo n'izindi inyogozi ariko kari akantu ngo inyogo yanjye iriya nyogo part 2 ndayitegereje byatari inyogo part 2 ndayitegereje bro. Wakibaba right now we're gonna the Paris studio dance for high men's rap old school niyo abakuru mu binyamakuru bo bagakatira batiri cyangwa gishayininga nk'itara iyo twinjiye kwa boss aracya amatara bakazimya byangwe kumurika ku mabara y'ingobo cye babyangwe binjeri kumbi ni bare ikindi umva uyu munsi uraza kubatwika kabisa. Lay King sindi nka Kadi cyangwa se Nyabiri intoki zo zering bring kuri ice watch turamurika nk'itoroshi uzanye ubwana twagukabukira ni oshi baza dolo mucha nawe ubukote bana